Imana ishimwe cyane iduhaye amahirwe yo kuza imbere yayo muri iki gitondo kugira ngo tuyishime, twamamaze kugira neza kwayo, izina ry'Imana yacu rihimbaze. Twicishije bugufi dusenga Imana. Mana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, nyir'ijuru n'isi, soko y'ibyiringiro byacu, turagushimye muri iki gitondo kuko uduhaye amagara mazima, ukaba utwemereye kuza imbere yawe, atari uko ubwacu turi beza, ahubwo kuko wowe uri mwiza, izina ryawe rihimbazwe. Uri uwo gushimwa n'amahanga yose. Reka ibyiza wasezeranye kandi wifuza yuko tubona, tubyakire mu mitima yacu, kandi Mwuka w'Imana ufite imbaraga zihindura umuntu, zikamukura ku rwego rumwe zikamugeza ku rundi, ndetse zikamugeza ku rugero rwo gukiranuka rushyitse, urwo wishimira, aza akorere muri twebwe mu izina rya Yesu. Nk'uko twabibatangarije ku mugoroba, uyu munsi muri iki gitondo tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo itegure imvura y'itumba. Itegure imvura y'itumba. Nitugira amahirwe iki cyigisho tuzakiga mu byiciro bibiri. Icya mbere, tugiye kwiga imvura y'itumba ariko kandi cyane mu buryo bw'amateka. Noneho ku cyigisho kizakurikiraho tuziga noneho imvura y'itumba uburyo ikorera mu muntu, kuko iyo tubisoma, ndagira ngo mubanze mwibuke icyigisho twize tureba twebwe muri Kristo, noneho nyuma tuza kubona Kristo muri twe. Uyu munsi rero tugiye gusobanukirwa n'imvura y'itumba, ariko kuyisobanukirwa none bizagirira umumaro cyane umuntu uziga n'icyigisho tuziga ejo, kugira ngo yumve noneho umuntu imvura y'itumba yakoreyemo, uwo imvura y'itumba noneho ayisobanukirwe neza, kuko mu minsi y'imperuka hari ibintu bikurikira bigomba kubera mu gihe kimwe. Hari kubwiriza mu ijwi rirenga. Ibyo bintu nk'uko twabyize, nta muntu ushobora kubwiriza mu ijwi rirenga atasukiwe imvura y'itumba. Gusukirwa imvura y'itumba rero, hari ikigomba kugaragara noneho ku muntu, atari ukubisoma mu magambo gusa, hari n'ibyiringiro umuntu agomba kuba afite, ari nabyo bizamuhesha guhagarara imbere y'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Uwo muntu adatsinzwe nta bwoba afite, kuko hari ikindi kintu azaba yiringiye. Abaduteze amatwi rero, mureke twitegure imvura y'itumba kandi ku rugero rukomeye. Mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, mu gice cya 10 umurongo wa mbere haranditswe ngo, nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba, muyisabe Uwiteka urema imirabyo, nawe azabavubira imvura y'umurindi, umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Uku niko byanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko ubundi mu gihe cy'itumba imvura ibiba, ariko noneho mwibaza impamvu Imana ubwayo ivuze ngo nimusabe imvura kandi mu gihe imvura iri kugwa. Muyisabe Uwiteka urema imirabyo, nawe azabavubira imvura y'umurindi, umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Umwuka wera utambutse indi mpano yose Imana ishobora guha umuntu ku giti cye hamwe n'itorero. Kubona umwuka wera bituma indi migisha iva ku mwuka wera yiyongera. Mu yandi magambo, kubona mwuka wera bituma indi migisha iva ku Mana yiyongera. Ni umuntu wa gatatu mu bumana umanuka ku bantu, ahagarariye Imana Data na Kristo. Kubw'ububasha bw'ubumana bwe, yoroshya imitima maze agakungahaza imico myiza,
nta muntu n'umwe ushobora kwihana atabihawe n'umwuka wera. Tugiye rero gushyira mu buryo bukurikira urutonde rw'akamaro k'umwuka wera. Tugiye gufata ibintu bitandatu. Icya mbere, umwuka wera twemeza icyaha, akaduhanira gukiranuka, bikadukangurira kwihana. Ayo magambo aboneka muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 8. Icya kabiri, umwuka wera ayobora ibitekerezo byacu abyerekeza ku kwiga ijambo ry'Imana no kutuyobora mu kuri kose. Ayo magambo aboneka muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 26 na Yohana igice cya 16 umurongo wa 13. Icya gatatu, umwuka wera twibutsa mu gihe bikenewe cyangwa mu bihe biruhije ukuri n'imirongo ya Bibiliya twigeze kwiga. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be ati, ntimuzahagarike imitima y'icyo muzavuga. Umunsi muzaba mugeze imbere y'abategeka, imbere y'abayobozi b'isi n'imbere y'abayobozi b'idini, igihe muzaba muhagaze mu nkiko, ntimuzakuka umutima w'icyo muzavuga ngo mugende mwapanga ngo tuzavuga ibi ngibi. Ati, nimuhumure, ahubwo umwuka wa so azababwira icyo muzavuga muri uwo mwanya. Niyo mpamvu umwuka wera atwibutsa mu gihe bikenewe cyangwa mu bihe biruhije ukuri n'imirongo ya Bibiliya twigeze kwiga. Amagambo aboneka muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 26 na Mariko igice cya 13 umurongo wa 11. Icya kane, umwuka wera adutakambira imbere ya Data igihe dusenga, asobanura neza ibyifuzo byacu no kubyerekana bitunganye. Ayo magambo aboneka mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 16. Nagiye ngiye icyo mvuga kuri iki kintu cya kane. Buriya Yesu yaravuze ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Mwuka wera ni uzi icyo Data akeneye kandi azi natwe icyo dukeneye. Ariko iyo arebye imisabire yacu imeze nk'iy'umwana udidimanga. Icyo mwuka wera akora ni iki? Mwuka wera afata bya byifuzo byacu akabiyungurura akurikije icyo dukeneye, yarangiza akabigeza imbere y'Imana biri muri foruma itunganye, bishobora kumvwa neza bitakiri draft. Kubamenyereye amagambo y'Icyongereza, rimwe na rimwe hari igihe umuntu akora raporo, ugakora raporo ukayita draft, ukayishyikiriza umuntu uza kuyitunganya kugira ngo aho ize kuhagera itunganye neza. Akora niko kamaro ka mwuka wera. Imisengere yacu ni nka draft, ariko mwuka wera niwuzi ibyo dusaba, uburyo bitunganya neza bikagera imbere ya Data bitunganye, kuko abazi neza icyo Data ashaka, akabaza icyo natwe dushaka. Icya gatanu, mwuka wera duhamiriza ko turi abana b'Imana nk'uko biboneka mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 16. Icya gatandatu, mwuka wera adushoboza kuvugana ubutumwa imbaraga. Byakozwe mu gice cya 1 umurongo wa 8. Kugira ngo rero tuvuge imvura y'itumba, ndagira ngo tubanze twibuke yuko muri Bibiliya havugwa imvura z'uburyo bubiri. Havugwa imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Izo mvura ntabwo zagwaga mu gihe kimwe. Imvura y'umuhindo yagwaga mu kwezi k'Ukwakira, Ugushyingo n'Ukuboza. Nubwo ibihe byahindutse, ariko ku Mana ibihe ntibihinduka. Bivuze yuko twe tugiye kwiga ibi bintu twitwaje amezi tuzi n'uburyo ibintu byakorwaga. Iyo mvura y'umuhindo ni imvura yagwaga mu gihe cy'ihinga, kandi n'uyu munsi igihe ibihe byagenze neza, imvura y'umuhindo ni imvura igwa mu gihe cy'ihinga, impeshyi irangiye. Ubutaka bwari bukakaye bukabona imvura, bwabona imvura abahinzi bagasohoka bakajya mu murima bakajya guhinga, barangiza bagatera imbuto. Noneho imvura y'itumba iyo yagwaga mu kwezi kwa Werurwe, Mata na Gicurasi. Mu yandi magambo, ubu dukurikije amezi turimo kuri uyu munsi, ubu turi mu gihe cy'imvura y'itumba, mu mezi ya Kinyarwanda. Kugira ngo rero ibintu tubyumve, tugiye guhera ku mvura y'umuhindo kugira ngo tuze kumva neza imvura y'itumba.
mu gitabo cyitwa ibihamya ku bagabura paje ya 507 haranditse ngo imvura y'umuhindo bivuze kwicuza byimazeyo hamwe no kubabarirwa ibyaha, guhanagurwaho ibizinga byose, imibereho irangwa no gusenga no kwiha Imana burundu. Ni ngombwa rero gukurira mu buntu. Abantu benshi ntibamenye uko baronka imvura y'umuhindo ndetse habe no kuronka ibyiza Imana yashakaga kubaha. Biringiye ko imvura y'itumba izazira icyo cyuho, ariko baribeshya bikomeye, kuko umurimo Imana yatangiye mu mutima itanga umucyo niwe izakurikira. Bivuze ngo umuntu wiringiye utegereje ko agiye guhabwa imvura y'itumba atarahawe imvura y'umuhindo, mu yandi magambo ataricujije byimazeyo ibyaha bye, ngo yizere imbabazi z'Imana ashingiye ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ari amasezerano y'Imana. Umuntu utarahanaguweho ibizinga byose by'ibyaha bye, umuntu imibereho itarangwa no gusenga, umuntu utarihaye Imana burundu ngo ahinduke imbata y'Imana, uwo muntu ntazibeshye ngo yibeshye muri iki gihe ngo yibwire ngo agiye guhabwa imvura y'itumba kandi atarigeze ahabwa imvura y'umuhindo. Uwo muntu ntacyo bizamumarira. Kubera iki? Kubera yuko umurimo Imana yatangiye mu mutima itanga umucyo niwe izakurikirana kugira ngo isoze icyo yatangiye mu mutima w'umuntu. Rero kugira ngo twumve izi mvura, tugiye kwiga neza igitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 11. Kwiga igitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 11 umurongo wa 10 kugera 12. Tugiye kureba igihe Abisirayeli bavaga mu Egiputa berekeza i Kanani. Dufata urwo rugendo igihe Abisirayeli babaga mu Egiputa. Ni urugendo umunyabyaha ava mu byaha agafata urugendo yerekeza i Kanani yo mu ijuru. Tugiye kugereranya ibyo bintu rero kugira ngo umuntu uduteze amatwi yumve neza uburyo Imana yari yateguye urugendo rw'Abisirayeli ngo ruhinduke nk'urugendo rw'abantu b'Imana muri iki gihe, ariko none rutari mu buryo bw'ibigaragara ahubwo ni mu buryo bw'iby'umwuka. Gutegeka kwa kabiri igice cya 11 umurongo wa 10 kugera 12 haranditse: kuko igihugu ujyanwamo no guhindura kidahwanye n'igihugu cya Egiputa mwavuyemo, mwabibagamo imbuto zanyu zikavomerwa n'umuro w'ibirenge byanyu, nk'uko umuntu yuhira umurima w'imboga. Ahubwo igihugu mujyanwamo no guhindura kirimo imisozi n'ibikombe, kinywa amazi y'imvura. Ni igihugu Uwiteka Imana yawe yitaho, kandi Uwiteka Imana yawe ihora igihanze amaso, ihereye ku itangiriro ry'umwaka ikageza ku iherezo ryawo. Tubonye yuko ni igihugu Uwiteka yitaho uhereye ku itangiriro ry'umwaka, mu gihe cy'imvura y'iki? Mu gihe cy'imvura y'umuhindo, bigakomeza kugera mu gihe cy'isarura, aricyo gihe cy'imvura y'itumba. Ni igihugu kinywa amazi y'imvura. Dukomeze mu gutegeka kwa kabiri igice cya 11 tugiye gukomeza kukiga. Imana rero yashyizeho ikigombero kugira ngo ya mvura ivugwa izagwa. Umurongo wa 13 haranditsemo: nimugira umwete wo kumvira amategeko yanjye mbategeka uyu munsi, ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu, muyikoreshereze imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Nzavubira igihugu cyanyu imvura mu bihe bikwiriye, imvura y'umuhindo n'iy'itumba, kugira ngo musarure imyaka yanyu y'impeke na vino yanyu n'amavuta ya elayo yanyu. Mwite kuri ibi bintu bitatu. Nimugira umwete wo kumvira amategeko yanjye. Icya mbere no kugira umwete wo kumvira amategeko y'Imana bategeka uyu munsi. Niyo mpamvu umuntu wibeshya mu mutima we, uzamwumva abantu bavuga ngo itorero ry'Abadventiste ntabwo bemera umwuka wera. Noneho Satani agahagurukiriza abantu ikintu cy'igishyuhe gikomotse mu marangamutima, barangiza bakavuga ngo bahawe umwuka wera, bakabyina bagasara bagasizora. Nyamara muntu uduteze amatwi, ndagira ngo utege amatwi itangwa rya mwuka wera bigenda bite, ibyanditswe bivuga. Icya mbere turi mu gutegeka kwa kabiri igice cya 11 umurongo wa 13 kugera 14: nimugira umwete wo kumvira amategeko yanjye mbategeka uyu munsi. Bivuze umuntu utubahiriza amategeko y'Imana, umuntu usuzugura amategeko y'Imana, uwo muntu nta mwuka wera afite. Nimugira umwete wo kumvira amategeko yanjye mbategeka uyu munsi, ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu, muyikoreshereze imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose.
nzavubira igihugu cyanyu imvura mu bihe bikwiriye, imvura y'umuhindo n'iy'itumba, kugira ngo bigende bite? Kugira ngo musarure imyaka yanyu y'impeke na vino yanyu n'amavuta yerayo yanyu. Mu Cyongereza iyi myaka y'impeke yitwa the corn, wino yitwa the wine, n'amavuta yerayo yitwa the oil. Rero ijambo ry'Imana ritweretse yuko kugira ngo iyi mvura itangwe, kugira ngo tuzabashe gusarura iyi myaka yacu y'impeke na vino n'amavuta yerayo, nuko tugomba kuba twumvira amategeko y'Imana. None mu myaka y'impeke havamo iki? Havamo ifu. Kandi Kristo niwe mutsima w'ubugingo. Mbese vino ishushanya iki? Vino ishushanya amaraso ya Kristo, aribwo bugingo bwe bugomba kuba ubugingo bwacu. Amavuta yerayo asobanura, amavuta yerayo asobanura Mwuka Wera, kuko Yesu yaravuze ngo aya magambo mbabwira niyo mwuka, ni nayo bugingo. Bivuze ngo kwiga ijambo ry'Imana no kwiringira twizeye amasezerano Imana yavuze mu ijambo ryayo nibyo biduhesha Mwuka Wera. Impamvu rero y'imvura yagombaga kuba, ubu turi kwirira mu buryo bw'amateka, ariko twitegure kuzayumva noneho mu buryo bw'imibereho vuba bidatinze. Icyigisho tuzigishwa umurongo wa 14 mu Guteka kwa 11-15. Nzavubira igihugu cyanyu imvura mu bihe bikwiriye, imvura y'umuhindo n'iy'itumba, kugira ngo musarure imyaka yanyu y'impeke na vino yanyu n'amavuta yerayo yanyu, kandi nzamereza amatungo yanyu ubwatsi mu nzuri zanyu, muzarya muhage. Kugira ngo aya magambo umuntu yumvise yumva neza Zaburi ya 23 ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi butoshye. None hano turabonye ngo kandi nzamereza amatungo yanyu ubwatsi mu nzuri zanyu, muzarya muhage. Mwirinde imitima yanyu itoshwa mugateshuka, mugakorera izindi mana mukazikubita imbere. Gutegeka kwa 2 igice cya 11 tumanuke ku murongo wa 16. Mwirinde imitima yanyu itoshwa mugateshuka, mugakorera izindi mana mukazikubita imbere, mukikongereza uburakari bw'Uwiteka akaziba ijuru, akica imvura ubutaka ntibwere imyaka yabwo, mukarimbuka vuba mukava mu gihugu cyiza Uwiteka abaha. Iyi mvura rero Mose yegeranije n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mu Gutegeka kwa 2 igice cya 32 umurongo wa 2 kugera wa 3 haranditswe tugiye gukoresha Bibiliya ijambo ry'Imana kugira ngo twumve uko handitse. Abakoresha Bibiliya yera mukoresha Bibiliya yera, ariko ndifuza yuko umuntu wabona Bibiliya ijambo ry'Imana ayikoreshe, niwe aya magambo yumvikana cyane. Haranditsemo inyigisho zanjye nizimere nk'imvura itonyanga, amagambo yanjye abe nk'imvura y'urujojo, abe nk'imvura y'umuhindo igwa ku byatsi, abe nk'imvura y'umurindi ariyo mvura y'itumba igwa ku bimera. Reka namamaze Uhoraho, namwe muhikuze Imana yacu. Iyi mvura rero ni umugisha kuri twebwe. Ezekiyeli Zaburi 72 umurongo wa 6 n'uwa 7 haranditsemo azamera nk'imvura imanuka ikanyagira ibyatsi biciwe, nk'ibitonyanga bitonyangira ubutaka. Mu minsi y'abakiranutsi bazashisha, kandi hazabaho amahoro menshi kugeza aho ukwezi kuzashira. Ezekiyeli 34 umurongo wa 26 haranditsemo izo ntama zanjye n'imyanya ikikije umusozi wanjye byose nzabigira uwesha umugisha, kandi nzavubira imvura mu gihe cyayo, hazagwa imvura y'umugisha. Iyi mvura rero ijambo ry'Imana ryayise imvura yo gukiranuka. Ijambo ry'Imana iyi mvura ryayise imvura yo gukiranuka. Tugiye kureba muri Yesaya igice cya 45 umurongo wa 8. Ngiye gukoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Ibicu n'ibitonyanga ibijojoba, ijuru naryo niritanga ubutungane, isi nibumbuka agakiza gasagambe,
ubutungane nabwo nibushinga imizi, nijye ubwanjye uhoraho wabiremye. Yesaya igice cya 44 umurongo wa 3 kugera wa 5 haranditse: uwishwe n'inyota nzamusukiraho amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye, urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye, n'abana bawe nzabaha umugisha. Bazamera nk'uko imikingo yo ku misozi imerera mu bwatsi, umwe azavuga ati ndi Uwiteka, undi aziyita izina rya Yakobo, undi aziyandikira n'ukuboko kwe ko ari Uwiteka yihimba izina rya Isirayeli. Tugiye kwifashisha Bibiliya ijambo ry'Imana twumva uburyo iri somo ryo muri Yesaya 44 umurongo wa 3 kugera wa 4 handitse. Haranditse ngo ngiye guha amazi abishwe n'inyota, ngiye kuvura inzuzi ku butaka bwumagaye, ngiye gusendereza umwuka wanjye ku bagukomokaho, nzasendereza umugisha wanjye ku rubyaro rwawe. Mwumva umurongo wa 4: bazakura nk'ibyatsi bivomererwa, bazakura nk'igiti cyo ku nkombe y'umugezi. Aya magambo yumvikana neza muri Zaburi ya mbere, ivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, kandi ntiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe iruhande rw'umugezi, cyera imbuto igihe cyacyo, icyo giti ntabwo gishobora kuma. Iyi imvura rero iraje vuba cyane, kandi ndagira mbabwire yuko iyi mvura ibitonyanga byayo byatangiye kugwa kuri bamwe, abandi batazi ibyabaye. Zaburi ya 68 umurongo wa 10 haranditse: Mana, wavuye imvura y'ubuntu umwandu wawe, wawushubijemo intege ubwo wari urushye. Tugiye kureba aya magambo muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Zaburi ya 68 umurongo wa 10: Mana, wagushije imvura nyinshi, uhembura igihugu cyawe cyari cyarakakaye. Ni ryari imvura idasanzwe yaguye bwa mbere? Mutega amatwi. Ni ryari imvura idasanzwe yaguye bwa mbere? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 17 na 18 haranditse: Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe barimo bazarota. Aya magambo yo mu byakozwe n'igice cya 2 umurongo wa 17 na 18 ni amagambo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli igice cya 2 umurongo wa 23, akaba ariyo magambo Petero yabwirije ku munsi wa Pentekote. Noneho munezerwe bantu b'i Siyoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi bavuye imvura y'umuhindo n'iy'itumba nk'ubwa mbere. Imbuga zizasendezwaho ingano, kandi imivure izuzura vino n'amavuta ya elayo iseseka. Twabonye yuko mu gutegeka kwa kabiri yuko Imana yagombaga gutanga iyi mvura kugira ngo dusarure imbuto zacu z'impeke, dusarure imivure yacu yuzure vino ndetse n'amavuta ya elayo asesekane. None uko twabibonye mu gutegeka kwa kabiri, n'umuhanuzi Yoweli niko abyanditse. Iyi mvura rero, iyi mvura yagombaga kugwa. Iyi mvura tugomba kuyitekereza cyane kugira ngo twumve icyo ibyayo bisobanura. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 tubona igihe imvura yagwa ku munsi wa Pentekote. Noneho tugiye kongera kureba mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli igice cya 2 umurongo wa 23. Umuntu wese ufite Bibiliya y'Icyongereza ya King James areba aya magambo muri iyo Bibiliya haranditse: Yoweli igice cya 2 umurongo
umurongo wa 23. Igitabo cy'umuhanuzi Yoweli igice cya 2 umurongo wa 23. Tugiye gusoma aya magambo mu Kinyarwanda, noneho nyabasomere no muri Bibiliya King James. Umurongo wa 23 waranditse: noneho munezerwe bantu b'Isiyoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi bavuye imvura y'umuhindo n'iyitumba. Muri Bibiliya Kinyarwanda handitse nk'ubwa mbere, ariko muri Bibiliya y'Icyongereza King James handitse ngo mu kwezi kwa mbere. None ukwezi kwa mbere kwashaka kuvuga reka amagambo nyasome muri King James. Haranditse ngo, be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain in the first month. Joel 2:23. In the first month, mu kwezi kwa mbere. Tugiye kureba mu kwezi kwa mbere habaga. Mubare w'igice cya 23 umurongo wa 5 haranditse ngo, mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa 14 nimugoroba hajye habaho Pasika y'Uwiteka. Buza mu kwezi kwa mbere hagomba kubaho Pasika y'Uwiteka. Abari 23 umurongo wa 6, ku munsi w'uko kwezi kwa 15 hatangireho iminsi mikuru y'imitsima idasembuwe, muzamara iminsi 7 muyirya. Umurongo wa 7, kandi mujye mubara iminsi muhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato, ku munsi mwazaniyeho umuganda w'ituro ryo kuzunguzwa, mubare iminsi y'amasabato 7 itagabanije. Bivuze mu kwezi kwa mbere habaga iminsi mikuru 3. Habaga umunsi mukuru wa Pasika, hakaba umunsi mukuru w'imitsima idasembuwe, hakaba n'umunsi mukuru w'umuganura. Ibyo se byasobanuraga urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 7: nuko mwiyezaho umusemburo wa kera, kugira ngo mubirobere ishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera, kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Bivuze Pasika yabaga mu kwezi kwa mbere ishushanya Kristo. Umurongo wa 20 urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15: ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Umurongo wa 20 kandi arakomeza: ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura, maze hanyuma abakristo bakazabona kuzuka ubwo azaza. Inone ibi bintu bisobanuye iki mu buryo bw'umwuka? Kuri Pasika nibwo Kristo yapfuye. Kristo arahambwa ku munsi w'imitsima idasembuwe. Kristo arazuka ku munsi mukuru w'umuganura. Ibyo ngibyo bisobanura gupfa, guhambwa no kuzuka na Kristo ari byo byitwa kubyarwa bwa kabiri. Bivuze ngo rero nta muntu ugomba guhabwa imvura y'itumba atabyawe bwa kabiri, atabatijwe, atapfuye ngo ahambwe, ngo apfe ku by'isi, abihambe, narangiza azukira ubugingo bushya. Ayo magambo ariyo yitwa kubyarwa bwa kabiri. Mu yandi magambo, ayo magambo niyo yitwa imvura y'umuhindo. Umuntu utabyawe bwa kabiri nk'uko twabibonye ntashobora gutegereza kuzahabwa imvura y'itumba. Kuki imvura y'itumba se yatinze ku? Yeremiya igice cya 5 umurongo wa 23 kugera 27 handitse: ariko ubwo bwoko bufite umutima winangiye w'ubugome, baragomye barigendera, ntibarushya bibwira mu mitima yabo bati, reka twubahe Uwiteka Imana yacu, iduha imvura y'umuhindo n'iy'itumba mu gihe cyayo, nidukomereza iminsi yashyiriweho igihe cyo gusarura. Ibicumuro byanyu nibyo byakuyeho ibyo bintu, kandi ibyaha byanyu nibyo byabimishije ibyiza. Kuko abantu banjye babonetsemo abantu babi, baca ibico nk'abatega inyoni imitego, baratega bagafata abantu. Nk'urutanda rwuzuyemo inyoni, niko amazu yabo yuzuyemo uburiganya, nicyo cyabateye gukomera bakaba bakire. Nubwo abantu bakomeye bakaba bakire, ubukire bafite babukomeye mu buriganya, abo bantu rero ntabwo bashobora guhabwa imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Niyo mpamvu imvura yatinze kugwa muri bo. Ibyaha byacu rero byatwimishije iyi mvura. Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 1 kugera 3 waranditse: baravuga bati, umugabo nasenda umugore we, yamara gutana bakendwa n'undi mugabo, mbese yakongera gusubirana nawe? Igihugu cyakorwamo ibyo ntikiba cyandujwe rwose. Ariko weho wasamanye n'abakunzi bawe benshi, nyamara giye uzangarukire, ni Uwiteka avuga.
uburira amaso yawe mu mpinga witegereze, aho utagize uwo muryamana ni hehe? Wabategerezaga mu nzira nk'umwarabu uri mu butayu, kandi wandurishije igihugu ubusambanyi bwawe n'ibyaha byawe. Nicyo gituma imvura yimanwa, kandi nta mvura y'itumba yabonetse, ariko ufite mu maso ha maraya wanga kugira isoni. Kuki imvura yatinze kuba? Maraki igice cya 3:8-11. Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye, nyamara murabaza muti twakwimiye. Reka mbabaza, abantu b'abajura ubwo ko bategereje guhabwa imvura y'itumba, murabaza muti twakwimiye. Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo, muvumo wa muvumo, kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Bangahe bashobora kugenda uyu munsi bakavuga bati ubwo tugeze ku rusengero rusengerwamo n'abantu b'Imana twahabona ibyo kurya? Biri hehe? Nyamara abantu batanga 1/10 n'amaturo buri munsi. Nyamara barangiza muri urwo rusengero rwumagaye rutarimo ibyatunga umukene, abantu bakavuga ngo nimuze duhure dusenge dusabe Imana, turi mu cyumweru cy'ububyutse kugira ngo duhabwe imvura y'itumba. Nyamara umukene ashobora kuza akagwa ku irembo, nta n'akantu kangana n'urwara bashobora kumuha, nyamara batanga 1/10 n'amaturo buri munsi. Ku ijambo ry'Imana rivuga ngo muzane imigabane ya 1/10 n'amaturo ishyitse mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Mbese ubu ngubu umukene ntashobora kugera imbere y'insengero zacu akahagwa? Kubera iki? Iyo ibintu bibonetse birakusanywa bikajya ahandi. Nyamara umukene uri muri twe ntashobora kubonera ikintu kimutunga mu nzu y'Imana. Ngaho rero nimuzane imigabane ya 1/10 n'amaturo, nimuzane imigabane ya 1/10 n'amaturo ishyitse mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntazabagomorera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho mu bukwizi. Nzahana indyanyi nyibahora, ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe cyawo kitaragera, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Muntu rero wiba Imana 1/10 n'amaturo, nawe muntu ugikoresha nabi utakigenewe, kuko uzi gusa mu byanditswe biravuga ngo kigenewe gutunga Abalewi, maze ntukore umurimo w'Imana nk'uko ibyanditswe bivuga. Mu Itangiriro, ndagira ngo isomo risobanuke neza, kuko havuga abantu bibeshya ngo kuko wenda bahabwa 1/10 bakakirya, bakibwira yuko byo batazabibazwa. None bakibwira ati noneho ubwo nicaye nzasukirwa imvura y'itumba, reka ntegure ububyutse abantu baze dusenge tuzahabwa imvura y'itumba. Uribeshya. Kubera iki? Igihe Aburahamu yari avuye gutsinda abami bari bateye i Sodomu bagatwara Loti n'umuryango we, igihe yavaga yasanganiwe n'umuntu w'Imana witwa Melikisedeki, igice cya 18 haranditse ngo kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino. Yari umutambyi w'Imana isumba byose. Melikisedeki yaje azanye umutsima, nk'uko tumaze kubibona turi kwiga imvura y'itumba. Yaje azanye umutsima, azanye na vino. Umutsima ushushanya iki? Ushushanya ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Yaje azanye ukuri kw'icyo gihe, uko niko natwe tugomba kuba tubwiriza ukuri kw'iki gihe. Yaje azanye vino ishushanya umubiri, ishushanya amaraso ya Kristo ari bwo bugingo bwe. Maze bigenda gute? Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino. Yaje aje gusanganira Aburahamu, ariko azanye imitsima na vino. Yari umutambyi w'Imana isumba byose. Umurongo wa 19, tangira igice cya 14 umurongo wa 19. Amuhesha umugisha ati Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana, kandi tubonye ko umugisha uruta iyindi ni uguhabwa Mwuka Wera. Bivuze ngo yasabiye Aburahamu ngo ahabwe Mwuka Wera. Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose nyir'ijuru n'isi. Kandi Imana isumba byose ihimbazwe, yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburahamu amuha 1/10 cya byose. Aburahamu ntabwo yabonye Melikisedeki ngo abanze kumuha 1/10 cya byose, ahubwo Melikisedeki
yarabanje mu mutsima na vino, ari nabyo bishushanywa n'ukuri kw'iki gihe. Umutsima ushushanya ijambo ry'Imana, kandi ntabwo tugomba gufata ijambo ry'Imana muri rusange, ahubwo tugomba gusobanukirwa n'ukuri kw'iki gihe, tukakubwiriza abantu, tukabereka Kristo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, tukereka abantu Kristo wavuye amaraso kugira ngo tubone ubugingo. Ibyo ngibyo twamara kubyereka abantu, tukabona guhabwa kimwe mu icumi. Rero wowe utagitanga, nawe ukibye utagikwiriye, kubera yuko utabwiriza ijambo ry'Imana mu by'ukuri, ngo ugaragarize abantu ijambo ry'Imana n'ukuri kw'iki gihe, ngo wereke abantu aho turi kwerekeza nk'umurinzi ku nkike, warangiza ukibwira ngo uhabwa kimwe mu icumi. Icyo kimwe mu icumi uzakibazwa, uzafatwa kimwe n'uwibye ibyera by'Uwiteka. Maraki igice cya 3 umurongo wa 8 kugera 11. Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya kimwe mu icumi n'amaturo. Muvumwa wa muvumo w'ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Nimuzane imigabane ya kimwe mu icumi ishyitse, mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Aya magambo rero, inzu yanjye ibemo ibyo kurya, tugiye noneho kubikura mu nzu isanzwe, tubishyire mu nzu y'iby'umwuka, kubera yuko imibiri yacu ni insengero z'umwuka. Kimwe mu icumi kigomba gutanga kugira ngo inzu y'Imana ibonekemo ibyo kurya. Kandi tubonye ko ibyo kurya, umutsima w'ubugingo ni ijambo ry'Imana. Niba uhabwa kimwe mu icumi rero, uba urinze ibonekamo ibyo kurya Imana yasezeranye nk'uko biri mu ijambo ry'Imana. Uba ugezeho abantu umutsima w'ubugingo, nibwo inzu y'Imana izaba irimo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomorora imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho mu bukwizi. Nzahana indyanyi nyibahora, ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu muzaragarika imbuto mu murima igihe cyawo kitaragera, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ezekiyeli igice cya 22 umurongo wa 24 kugera 26 haranditse, mwana w'umuntu, ukibwira uti uri igihugu kitabonejwe, kitavubiwe imvura ku munsi w'uburakari bukaze. Mutega amatwi, abahanuzi bacyo bakigiriyemo ubugambanyi, nk'uko intare itontoma igiye mu muhigo, bamize ubugingo bw'abantu, ubutunzi n'ibintu by'igiciro cyinshi barabitwaye, bapfakaje benshi muri cyo. Abatambyi bacyo bishe amategeko yanjye ku rugomo, banziruriye ibintu byanjye byera. Ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, ntibamenyesheje abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye, kandi n'amasabato yanjye barayirengagije, maze nsuzugurirwa muri bo. Aba batambyi bameze batya rero, bishe amategeko y'Uwiteka ku rugomo, baziruye ibintu byera, ntibashyire itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, ntibamenyeshe abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye. Ntabwo abatambyi bakwiye guhabwa kimwe mu icumi n'amaturo. Kubera iki? Kubera ko batumye igihugu kitavubirwa imvura, kubera yuko batumye Imana itishimira ubwoko bwayo. Niyo mpamvu Ezekiyeli 22 umurongo wa 24 kugera 26 aya magambo yumvikane neza. Mwana w'umuntu, ubwira icyo gihugu uti uri igihugu kitabonejwe, kitavubiwe imvura ku munsi w'uburakari bukaze. Kubera iki? Abahanuzi bacyo bakigiriyemo ubugambanyi, nk'uko intare itontoma igiye mu muhigo, bamize ubugingo bw'abantu, ubutunzi n'ibintu by'igiciro cyinshi barabitwaye, bapfakaje benshi muri cyo. Abatambyi bacyo bishe amategeko yanjye ku rugomo, banziruriye ibintu byanjye byera. Ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, ntibamenyesheje abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye, kandi n'amasabato yanjye barayirengagije, maze nsuzugurirwa muri bo. Dufitanye urubanza rukomeye n'Imana rero. Amosi igice cya 4 umurongo wa 6 kugera 11 haranditswe, nanjye nabategetse rero ko akanwa kanyu kicara ubusa mu midugudu yanyu yose, mubura ibyo kurya aho mutuye hose, ariko ntibyatuma mungarukira. Mbese akanwa kicaye ubusa cyane rwose. Kandi nabimbye imvura hari hasigaye amezi 3 isarura rikagera. Nahaye umudugudu umwe imvura n'umuwundi utayibona, umurima umwe waguwemo n'imvura undi uyibuza uruma. Nuko abo midugudu 2 cyangwa 3 bajyaga kunywa amazi mu mudugudu umwe ntibashira inyota,
ariko ntibyatuma mungarukira ni kuwiteka avuga. Ndagira ngo aya magambo tuyite. Mbese bimeze bite? Ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi nabimye imvura hari hasigaye amezi 3 isarura rigasohora. Reka mbabaza, muri Bibiliya bavuze isarura baba bavuga iki? Baba bavuga Pentekote. Pentekote yabaga ku munsi wa 50 uhereye ku munsi w'umuganura. Mu yandi magambo, umunsi w'umuganura wabaga ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere ko kwezi kwa kane, kuko bafataga mu mpera z'ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa kane. Noneho ubwo ni impera z'ukwa gatatu kugeramo hagati mu kwezi kwa kane. None tugiye kureba ibyo bintu. Ukwezi kwa kane, kwa gatanu no kwa gatandatu ubwo ni amezi 3. None ijambo ry'Imana rivuga ngo nabimye imvura hari hasigaye amezi 3 ngo Pentekote igere. Mu yandi magambo ubwo imvura yimanuye mu kwezi kwa gatatu. None insengero n'ahantu hose abantu bahurira byahagaritswe mu kuwe kwezi, mu kwezi kwa gatatu. Ubwo rero abantu imvura yarimanywe, kandi koko niko bimeze. Ubu imiryango myinshi iri gusengera mu ngo, harimo benshi bibagiwe Imana burundu, no ku munsi w'isabato baba barimo bareba televiziyo, abandi ngo barendiye kumva ibibwirizwa kuri radiyo. Ntabwo bamenyereye gusabana n'Imana mu mitima yabo. Ntabwo ingo zabo ari insengero zisengerwamo kugira ngo umwuka w'Imana aturemo. Abo bantu barakakaye, ubu barumagaye, kandi ibi bintu nibikomeza bikamara igihe bizarangira abantu benshi bahindutse abapagane burundu. None imvura yarimanywe cyane, kubera ko twabonye mu Gutegeka kwa kabiri cya 32 umurongo wa 1 n'uwa 2 haranditse ngo kwigisha kwanjye kuragwa nk'imvura. Bivuze ngo ijambo ry'Imana aho riri kwigishwa, imvura ibiri kugwa, umwuka wera bari gusuka. Abantu benshi rero muri uku kwezi barakakaye cyane, kubera yuko ntabwo bakiga ijambo ry'Imana. Bivuze ngo imvura yarimanywe ku miryango imwe, ariko kandi indi miryango imvura iri gutangwa, kubera kuko abantu biga ijambo ry'Imana basenga niko babahabwa umwuka wera. Amosi igice cya 6:11 rero ndagira ngo twumve isohora ryabyo muri iki gihe, ko ubuhanuzi ntabwo tubutegereje ikindi gihe, ahubwo busohore mu matwi yacu. Haranditse ngo nanjye nabategetse ko akanwa kanyu kicara ubusa mu midugudu yanyu yose, mu buri byo kurya aho mutuye hose, ariko ntibyatuma mungarukira ni kuwiteka avuga. Kandi nabimye imvura hari hasigaye amezi 3 isarura rikagera. Nahaye umudugudu umwe imvura n'umuwundi utayibona. Bivuze nuko abo mu midugudu 2 cyangwa 3 bajyaga kunywa amazi mu mudugudu umwe ntibashira inyota, ariko ntibyatuma mungarukira ni kuwiteka avuga. Twitegure gusanganira Kristo rero. Amosi igice cya 4:12 haranditse nicyo gituma ubwo nzakugenzereza nto uko tubibonye. Isirayeli we, ubwo nzakugenzereza nto itegure gusanganira Imana yawe. Isirayeli we, nta kindi gihe rero, igihe ni iki turimo. Hose igice cya 6 umurongo wa 3 haranditse ngo dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utamika nta kabuza, azatuza ameze nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Ndagira ngo aya magambo tuyasome muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Hoseya igice cya 6 umurongo wa 3 haranditse ngo nimuze tumenye Uhoraho. Nimureba muri Bibiliya yera dushishikarire kumenya, mumanuke hepfo muri marije hasi mu busobanuro bwa Bibiliya dushishikarire kumenya, haranditse ngo nidukomeza kumenya Uwiteka tuzabimenya ko Mwuka Wera yasutswe. Nimuze tumenye Uhoraho, dushishikarire kumumenya. Nk'uko umuseke utabura gukeba, niko nawe atazabura kutugoboka. Nk'uko imvura itabura kugwa, niko atazabura kutugeraho. Azatugeraho nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Haleluya. Turasabwa kwihana rero. Ibyakozwe mu gice cya 3 umurongo wa 19 kugera 21 haranditse ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa no kwiza iturutse ku Mwami Imana itume Yesu ari we Kristo wabatoranijwe kera, uw'ijuru rikwiye kwakira kugeza ibintu byose bizongera gutunganirizwa nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, kugira ngo tubone guhabwa Mwuka Wera.
none imvura izakirwa ite? Kuko hari abantu bategereje imvura. Abantu bategereje imvura baboneka muri Yobu igice cya 29 umurongo wa 23 haranditsemo, kandi bantegerezaga nk'imvura, bakasama nk'abasamira imvura y'itumba. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana Yobu 29 umurongo wa 23 haranditsemo, bantegerezaga nk'abategereje imvura, bantegerezaga nk'abategereje imvura y'itumba. Bivuze ngo abantu bategereje imvura y'itumba bayisengera ku manywa na nijoro, basaba Imana bati Imana dusukira umwuka wawe, aba bantu bazahabwa imvura. Uku nguku abantu bategereje bifuza imvura, niko tugomba kwifuza iby'umwuka cyane. Zaburi 42 umurongo wa 2 n'uwa 3 haranditse ngo, nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana? Umuntu uzasukirwa imvura y'itumba n'umuntu ufite inyota, nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza amazi. Ni umuntu uboneka muri Zaburi 119 umurongo wa 131 handitse ngo, nasama akanwa nkahagira, kuko nifuza amategeko y'Imana. Umuntu wese tubonye wifuza mwuka wera nka kuriya tubibonye, ahabwa igisubizo kiboneka muri Zaburi ya 81 umurongo wa 11 ngo, nijye Uwiteka Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Egiputa, asama cyane nduzuza akanwa kawe. Tugomba gusenga rero dusabiye imvura kugeza tuyihawe. Nta gihe cyo gupfusha ubusa, haba ku manywa haba nijoro. Tugomba gusaba Imana kugira ngo twezweho imyanda yacu yose, maze Imana itegeke ku gihe cyagenwe idusukire umwuka wayo. Hose igice cyacu umurongo wa 12 handitse, mwibibire mukurikiza gukiranuka, musarure mukurikiza imbabazi, murimo imishike yanyu, kuko ari igihe cyo gushaka Uwiteka, kugeza igihe azaza akatuvubira gukiranuka. Yesaya igice cya 40 umurongo wa 31 haranditse, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Hari urugero rw'isengesho ry'umuntu wifuza guhabwa mwuka wera, riboneka muri Yeremiya igice cya 14 umurongo wa 20 kugera 22 riravuga ngo, Nyagasani, twemeye ibyaha byacu n'ibicumuro bya ba sogokuruza, kuko twagucumuyeho. Ntutuzinukwe ugirire izina ryawe, nuko zisona ingoma y'icyubahiro cyawe. Ibuka we kwica isezerano wadusezeranije. Mbese mu bigirwamana by'abanyamahanga hari icyabasha kuvuba imvura? Mbese ijuru ubwaryo ryabasha kugusha imvura yamagira? Si wowe Uwiteka Mana yacu? Nicyo gituma tuzagutegereza, kuko ibyo byose ari we wabiremye. None abazakira imvura bazamera ba? Cyangwa se abari kwakira imvura bameze ba? Mika igice cya 5 umurongo wa 6 kugera wa 7 haranditse, abarokotse ba Yakobo bazaba mu moko menshi, bababere nk'ikime kivuye ku Uwiteka, cyangwa nk'imvura y'urujojo igwa mu byatsi, bitagomba kurindira umuntu, habe no gutegereza abantu. None reka mbabaza, ubu umuntu uri kubwiriza ubutumwa bwiza uyu munsi, hari urupapuro rw'idini cyangwa rw'itorero ategereje ngo rumuhe uburenganzira bwo kubwiriza ubutumwa bwiza hari iwe mu rugo? Nyamara benshi baricaye mu ngo, ntabwo bumva neza yuko ari uburyo bahawe butagombera urwandiko rwo kujya kubwiriza ibuna. Yesu igihe yavugaga iby'abahinzi bagiye mu ruzabibu rw'Uwiteka, ageze ku isaha ya 11 yaravuze ngo, yasanze abantu bahagaze ntacyo bakora. Aravuga ati, ese ko muhagaze ntacyo mukora? Bati, nta waduhaye umurimo. Ati, ngaho nimujye mu ruzabibu rw'Uwiteka. Ubu uyu munsi hari umuntu wavuga ngo itorero ryambujije kujya guteranira ibunaka? Hari umuntu wavuga ngo nabujijwe kubwiriza abantu benshi ubu ngubu bafite ubushobozi bwo kujya kuri social media, nyamara icyo bari gukora ni iki? Aho kugira ngo abantu babwirize ubutumwa, bari kwirirwa bakwiza ibihuha. Mbese wowe wicaye ntacyo ukora, ubu ngubu urindiye nde ngo aguhe icyete kikwemerera kujya kubwiriza?
Mika igice cya 5:6. Niyo mpamvu abantu bahawe imvura bari nawe teranditse ngo iyi mvura yatangiye gusukwa uhereye mu mwaka w'1888 igihe Jones na Wagona bigishaga ibyo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera mu by'ukuri. Bivuze ngo umuntu wese wakiriye gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera mu by'ukuri ataryarya, uwo muntu Imana yamuhaye umurimo agomba gukora kandi ntabwo ashobora kwicara ntacyo akoze. Bivuze ngo uwo muntu yatangiye guhabwa ibitonyanga by'imvura y'itumba. None uwo muntu aba ameze ate? Mika igice cya 5:6-7. Abarokotse ba Yakobo bazaba mu moko menshi, bababere nk'ikime kivuye ku Uwiteka cyangwa nk'imvura y'urujojwa mu byatsi, bitagomba kurindira umuntu habe no gutegereza abantu kugira ngo bigende kugira ngo abantu babwirize ubutumwa. Ntabwo bazarindira ngo kanaka ngo ngiye gusaba inama y'itorero inyemerere kujya kubwiriza ibuna. N'abari bafite ubwo bubasha kandi nabo ubwo bubasha barabwambuwe bwo kuvuga ngo tuzemerera kanaka y'ibunaka, ahubwo uwo muntu wese ari iwe mu rugo. Ubu Imana iri gushungura ngo irebe yuko abantu bari mu ngo zabo yatoranyamo abakozi kugira ngo ibohereze gukora umurimo uheruka. Ubwo wicaye mu rugo rero ntiwibwire yuko Imana itari kugushungura. Imana iri kureba niba uri umukozi izakoresha mu isaha ya nyuma, mu masegonda ya nyuma y'isaha, kuko isaha ya 11 yo twayigezemo. Kandi abasigaye ba Yakobo bazaba mu mahanga no mu moko menshi, nk'intare iri mu nyamaswa zo mu ishyamba, nk'umugunzu w'intare uri mu mikumbi y'intama. Iyo uyinyuze murayinyukanya ukayitanyagura ntihagire uwuteje. None reka mbabaza, ubu ngubu umuntu wabwiriza kuri social media ninde wakubuza? Ninde se ufite uburenganzira bwo kwicara ngo inama irateranye ngo igiye gufatira ibihano kanaka kuko yateraniye mu matorero menshi? Hari harahagurutse ibintu muri iyi minsi mike ishize yuko inama zateranaga mu matorero abantu no guterana ngo bagiye guca abantu bateranira mu rugo. Nyamara Imana kugira ngo yapuruve ko guteranira mu rugo atari icyaha, Imana yategetse ko abantu bose bateranira mu rugo. None wowe wari wicaye mu nama y'itorero runaka uri gufatira imyanzuro abantu ngo bateraniye mu rugo. Ubu si igihe cyawe cyo kwihana? Ni igihe cyawe cyo kwihana. Kubera iki? Kubera yuko guteranira mu rugo ni itegeko ry'Imana uhereye kera kose, kuko Aburahamu bateraniraga mu rugo, intumwa zateraniraga mu ngo zazo, itorero rya mbere abantu bateraniraga mu rugo. Uko byatangiye umurimo rero niko bigomba gusoza. Niyo mpamvu abantu bagendana n'Imana bonyine. Niyo mpamvu byanditswe muri Daniel 10:12 baranditse ngo abanyabwenge bazabimenya. Imvura rero iri hafi kugwa. Yakobo igice cya 5:7-8. Imvura iri hafi kugwa, ariko imvura ibitonyanga byayo byatangiye kugwa muri bamwe, kugira ngo hatagira umuntu uzategereza ibintu bizaza, ahubwo mbere y'uko itegeko ry'icyumweru ritangaza, abantu b'Imana bagomba gushyirwaho ikimenyetso. Mwuka wera niwe kimenyetso Imana yasezeraniye abantu bayo. Bagomba guhabwa ibitonyanga by'imvura y'itumba kugira ngo bazabashe guhagarara badatsinzwe imbere y'itegeko ry'icyumweru, imbere y'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Kandi iryo tegeko ntabwo riri kure, turarikozaho imitwe y'intoki kuko ibimenyetso byayo byatangiye kugaragara. Ariko umuntu utegereje ngo uri gutegura amateraniro ngo abantu basabire imvura y'itumba, banza usobanukirwe n'imibereho yawe n'iteye agahinda, kuko imvura y'itumba yo byanze bikunze ntabwo izareka kugwa, kuko ni isezerano ry'Imana. Kandi mbere y'uko itegeko ry'icyumweru ritangaza, abana b'Imana igomba gutoranya kugira ngo bahagarare badatsinzwe. Bagomba gusukirwa ibitonyanga by'iyo mvura kugira ngo babashe guhamya mu mbaraga, aho abandi bazagira ubwoba bagahunga, bo bahaguruka bajye kubwiriza abanyamahanga, babwiriza abakomeye, babwiriza abandi, babwiriza abategetsi b'ibihugu, babwiriza abayobozi b'amadini. Abo bantu rero bagomba kuba ari indobanure zarobanuwe mbere, ntabwo zizarobanurwa icyo gihe. Yakobo igice cya 5:7-8 haranditse, nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Muba ariko namwe mwihangana, mwikomeza imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Imana ibaho umugisha abateze amatwi iki cyigisho n'abazagitega amatwi.
mureke mwe gutegereza ngo hari igihe kizagera imvura isukwe, ahubwo ibitonyanga by'imvura byatangiye gusuka. Nasomye amagambo mu mwuka w'ubuhanuzi avuga ngo imvura izasukwa kuri bamwe, abandi bayoberwa ibyo ari byo, ahubwo batangire kujya gutegeka ibigomba gukorwa, nyamara ahubwo abo bantu imvura yatangiye gusuka mu mitima yabo. Nk'uko ku munsi wa Pantekote abatambyi n'abanditsi n'abafarisayo babonye intumwa zujujwe mwuka wera, baravuga ngo zasinzihira. Mureke muntu wumve iki cyigisho muri iki gitondo, ukanguke cyane, umenye neza yuko twebwe ubwacu dufitanye urubanza n'Imana, kuko nitwe tudakora ibikwiriye. Ariko Imana ntabwo yigeze ireka gutanga imvura mu gihe cyayo yasezeranye. Niba se umwuka w'ubuhanuzi atubwira ko imvura yatangiye kugwa uhereye mu mwaka w'1888, ni gute wahamya yuko imvura itatangiye kugwa muri bamwe? Kuko ibimenyetso byayo biragaragara kuko twabyize mu ijambo ry'Imana. Ndararikira abaduteze amatwi kuzakurikirana icyigisho tuziga ejo. Noneho ibimenyetso bigaragara kandi bigaragaza abantu bahawe iyo mvura, kuko harimo abantu batangiye gusukirwa iyi mvura, kuko niko Imana yasezeranye, kugira ngo ibatoranye babe indobanure. Igomba kuzahagarika imbere y'abami n'abatwara, igomba kubahagarika imbere y'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, kugira ngo bahamye yuko hari Imana mu ijuru ikiranuka. Igihe abandi abanyabwoba n'abatizera bazahunga biruka, uwo muntu azahagarara ashikamye yemye, kuko azaba yizeye yuko ahagarikiwe n'Imana. Uwo muntu nta bwoba azaba afite. Uwo muntu kandi ndagira mbabwire ikintu gikomeye. Abantu batangire batekereze ku muntu witwa Eliya. Eliya, twibaze ngo Eliya yageze kwa Ahabu. Ahabu yari umwami ufite ingabo zimurinda. Eliya yageze kwa Ahabu. Ubyibaze, wiga ijambo ry'Imana, wibaze ngo Eliya w'itishubi yavuye mu misozi y'i Galeyadi aragenda agera kwa Ahabu ibwami mu rugo gute? Ahabu afite ingabo zimurinda, atigeze yaka appointment nk'uko abantu babimenyereye. Eliya yageze ya. Uko niko abantu b'Imana, Imana izabategura ikabageza imbere y'abami n'abategeka b'isi, bakababwiriza ubutumwa butavangiye nk'uko Eliya yabwirije Ahabu. Eliya yari yahawe nande urwandiko. Niyo mpamvu twubakiye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Eliya ajya kuva mu misozi y'iwabo akagera ibwami, ninde muntu wamuhaye urwandiko rwanditse? Ntawe. Yohana Umubatiza ko ari we Eliya wahanuye. Ninde muntu wamuhaye urwandiko rwo kubwiriza mu butayu no kubatiza kuri Yorodani? Ntawe. Ku munsi wa Pantekote igihe intumwa zabwirizaga, ninde wazihaye urwandiko rwo kubwiriza? Ntawe. Igihe Pawulo yagendaga ashinga amatorero muri Aziya ntoya n'i Burayi, ninde wamuhaye urwandiko? Ntawe. N'uyu munsi mu gusoza k'umurimo ntawe uzaha abantu urwandiko. Kubera iki? Kubera ko abantu benshi bahagarariye amatorero nta gukiranuka bafite. Kristo wenyine niwe ugomba guhagurutsa abantu be akababwira ngo nimujye mu ruzabibu rwanjye. Abandi bagasigara mu nama zimeze nk'iz'abafarisayo bakoreraga i Yerusalemu, bashaka kwica Pawulo, bafunga Petero, bica Yakobo, bafunga Pawulo na Sila. Ariko Imana yifatiye umurimo, nta muntu n'umwe watanze urwandiko. Muntu uteze amatwi iki cyigisho, banza umenye gukora k'Umwuka Wera, kwiringira abantu kuveho. Zaburi 118. Zaburi 118. Zaburi 118 umurongo wa mbere kumanuka aranditse ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Umurongo wa kabiri, Abisirayeli bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Umurongo wa gatatu, inzu y'Abaroni ivuga iti imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Umurongo wa kane, abubaha Uwiteka bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Umurongo wa gatanu, ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka aranyitaba nshyira ahantu hagari. Umurongo wa gatandatu, Uwiteka ari mu ruhande rwanjye sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara. Umurongo wa karindwi, Uwiteka ari mu ruhande rwanjye arantabara, nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Umurongo wa munani,
guhungira k'Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Umurongo wa 9, guhungira k'Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Umurongo wa 14, Uwiteka ni imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, kandi yahindutse agakiza kanjye. Muntu duteze amatwi, iringira Uwiteka wenyine. Niba ubizi neza yuko ubana n'Imana, wiga ijambo ry'Imana, usenga, reka uyoborwe n'Umwuka Wera, reka kwiringira abantu. Iyi minsi yagaragaje yuko abantu ntacyo bashoboye. Ubusa abayobozi b'amadini bari gusura abizera, ntabwo babishoboye, ariko Kristo agumana natwe, haba mu byumba byo kwa muganga ari kumwe natwe, haba mu ngo zacu ari kumwe natwe. Abafite ubukene mu mwiringira arahari. Nimwiga ijambo ry'Imana gusa musenge. Kubera ko uko Imana yagaburiye Eliya ari mu rugendo ahunga habo, niko izabagaburira muri mu ngo zayo. Mbese ibyanditswe ko bitavuga ahantu Yohana Umubatiza yagiye guhinga, Yohana Umubatiza yatungwaga n'iki? Uko Imana yatunze Yohana Umubatiza mu butayu, namwe izabatunga. Nimwiga ijambo ry'Imana musenge, mwiringire Imana, kandi muhagarare mu ruhande rwayo. Vuba bidatinze Imana igiye kwigaragaza mu mbaraga zayo. Mureke kwiringira abantu, mureke twiringire Imana. Mureke Imana iduhe umwuka wayo mu izina rya Yesu. Mana yacu, soko y'ibyiza byose, ni wowe byiringiro byacu, ni nawe mahoro yacu. Twiringiye abantu igihe kinini, twanze kudutuma, tukirinda kumvira ijwi ryawe, ahubwo tugahora dutegereje yuko abantu aribo baduha icyo tugomba gukora mu murima wawe. None ubigaragarishije ibimenyetso n'ibitangaza, aho buri wese ari mu rugo iwe, kandi tutagomba kwicara, umurimo wawe ugomba kugera ku isi hose. Reka twumve neza, dusobanukirwe ko wifuza yuko tujya mu murimo, ariko kandi ntabwo tuzajya mu murimo tutabanje gutungana mu maso yawe. Reka duce bugufi, reka twihane, kandi witeguye kutubabarira, kandi nyuma yaho witeguye no kudutuma mu murimo wawe. Reka Mwami wacu, ubwenge bwacu buhuguke, busobanukirwe no gukora k'Umwuka Wera, maze ku iherezo ry'uyu murimo tuzanezezwe no kubana nawe mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu.